nukuri nareme turabasuje cyane ikaze ku Ibendera TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku by'urukundo n'ubukwe bwa Ben na Miss Pamela Uwicyeza, aho turaza kumenya amwe mu mateka y'aba bombi, itariki y'ubukwe bwabo, ariko by'umwihariko tukaza no kurebera hamwe bimwe mu bintu byatumye uyu mukobwa yigarurira umutima w'uyu muhungu, cyane yuko byagiye bikunda kuvugwa yuko uyu muhungu acecetse kandi atuje cyane. Nitwa na Cretine Ntirushwa bayikaze. Iby'urukundo rwa Ben na Miss Uwicyeza Pamela birangiye biganisha akubukwe, mu gihe benshi bakunze kugaruka ku by'uru rukundo. Aba bombi bakunze kugenda abahishahisha, ndetse hakaba hari n'ebigeze kuvuga yuko aba bose babibanira by'urukundo ruraho rwo kujyoshya gusa. Bamwe bavuze yuko uyu mukobwa ari uwo Ben yaba yirira, ariko nyine amakuru ya nyayo kandi ashimishije nuko aba bombi bamaze gushyira hanze itariki y'ubukwe bwabo, bakaba bagiye kubana by'ubuziraherezo. Kugeza ubu itariki y'ubukwe bwa Ben na Miss Pamela Uwicyeza ikaba ari kuwa 20 Werurwe uyu mwaka w'2021, bukazabera muri Onomo Hotel mu mujyi wa Kigali nk'uko bigaragara ku rupapuro rwa Save the Date bashyize ahagaragara. Abo bombi kandi bakaba batangaje ko nyuma y'iyi Save the Date yagiye hanze, impapuro z'ubutumire arizo zizwi nka invitation nazo ziraza guhita zijya hanze mu minsi ya vuba cyane. Reka rero tugusobanurire neza aba bombi, kuko ushobora kuba uri gushidikanya cyangwa utabamenye neza. Waba warumvise indirimbo ko nahindutse? Oya, reka tugusobanurire neza. Ese waba warumvise yitwa Habiba? Ese nibyo ukumva n'indi yitwa Naremeye n'izindi? Niba warazumvise nibyo wamaze kumva uyu umuhungu Ben turi kukubwira uwo ari we. Umunsi umwe bari ku rubyiniro, umuhanzi Tom Close nawe amarangamutima yaramuganjije, maze avuga kuri uyu muhungu Ben, aho yavuze ko Ben ari we muhanzi abantu bakunda kubitiranya, bavuga ko umwe yaba ari we wazanye undi mu muziki. Uyu Ben tubabwira ubusanzwe amazina y'ababyeyi be yombi yitwa Mugisha Benjamin. Ni wa muhanzi wamenyekanye ku izina rya Ben, wa musore w'amaso manini benshi bavuga ko ari umuhungu witonda, umwe w'amafavore menshi akwiriye imisaya yiwe yose. Umwe bigeze kuvuga ko ashobora kuba yaritukuje, ariko akaza kubinyomoza avuga ko byatewe no kwisiga amavuta atamenyereye, ndetse no kuba yaravuye mu Rwanda akajya muri Amerika, yagerayo agatondwa n'ikirere cyaho. Uyu muhanzi itubabwira Ben ntiyigeze aruca ngo arumire mu kuvuga aho yavuye naho yabageze, ndetse n'abantu bagiye bamufasha. Ni ibintu yashimangiye mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda, ubwo bamubazaga nawe maze akavuga ku bijyanye n'iminsi ye ya mbere yo gutangira umuziki, ndetse akavuga ko bitari byoroshye kuko ngo byamusabaga imbaraga nyinshi kandi abantu bari bataramenyera umuziki wo mu Rwanda. Ben abajijwe kuri Tom Close nk'umwe byakunze kugaruka mu rurimi rwa benshi bavuga ko yaba ari we wamuzamuye, yavuze ko bamenyanye akiga mu mashuri yisumbuye, naho Tom Close we akavuga yuko bamenyanye akigera muri kaminuza.
ubwo bigeze kubaza Tom Close nawe avuga kuri uyu muhanzi The Ben, yavuze yuko ari umuhanzi wamenyekanye bombi bari kumwe ndetse ko bombi bagiye bazamurana. Uyu nguyu rero nyuma y'ibyo byose, nyuma yo kuva mu Rwanda akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agakomeza gukora umuziki we, agakundwa, akazamuka, agakorana n'abahanzi banyuranye yaba abo mu Rwanda ndetse nabo hirya no hino, byaje kugenda bikomeza kuvugwa yuko yaba yarihebeye umukobwa w'amaso manini w'amataye manini uzwi nka Uwicyeza Pamela witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2019 hano mu Rwanda. Byakomeje kugenda bihwihwisa, bamwe bakavuga yuko byaba ari ukuri, abandi bakavuga yuko ari ibinyoma, nyamara ariko urebeye ku mafoto, urebeye ku byo bapostingaga, wabonaga ko bishoboka ko ibihuru bizabyara ibihunyira biganisha ku rukundo rw'aba bombi. Nyuma y'ibyo ngibyo rero, ubu ngubu uyu munsi tuvugana, itariki y'ubukwe bwabo ikaba yamaze kumenyekana. Reka duse n'ababanyuriramo gatoya uyu muhanzi The Ben, amwe mu mateka ye magufiya. Mu mwaka wa 2007 bivugwa ko uyu muhanzi aribwo yaba yaratangiye umuziki. Aha ni naho ngo yatangiye gukorana na Tom Close, ari nabwo bamenyanye, ndetse ngo mu mwaka wa 2008 na 2009 The Ben yakundaga akuza gufasha Tom Close kuririmba mu bitaramo byabaga byateguwe muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare, ku buryo itangazamakuru cyajyaga rivuga ko Tom Close ari mubyara wa The Ben. Ku rundi ruhande, Uwicyeza Pamela ni wa mukobwa w'amataye manini n'amaso manini, umwe witabiriye akanahatana mu marushanwa ya Miss Rwanda mu mwaka wa 2019, akanabasha kugera mu bakobwa 20 ba mbere, gusa akaza kutabasha kwegukana ikamba cya Nyampinga w'u Rwanda, aho cyegukanwe na Miss Nimwiza Megan. Uwicyeza Pamela uyu yari yambaye nimero 29, akaba yaritabiriye iri rushanwa ahagarariye intara y'Amajyepfo. Ubwo yabazwaga kukuba ateye nk'igisabo, uyu mukobwa yavuze ko nta birenze kandi ko atari byo ashimiraho, aho yavuze ko n'abadafite ibisabo nabo ari beza. N'abadafite ibisabo ari beza. Uwicyeza Pamela yanabaye igisonga cya mbere cya Miss Zuri Africa Queen yabereye muri Kenya mu mwaka wa 2019. Uyu mukobwa rero akaba ari we wamaze kwegukana umutima wa The Ben, aho bivugwa ko ngo uyu mukobwa yaba yitonda, akaba umunyakuri, akarangwa no gusenga. Hari n'abavuga ko ngo adakunda gusamara no gusaragurika. Ibi ndetse ngo bikaba byakwiyongeraho uburyo ateye nk'igisabo, bikaba bivugwa ko ari byo byaba byarabaye Iturufu yifashishije kugira ngo abe yiyeguriye umutima wa The Ben, ndetse akaba bagiye kubana by'akaramata. Bivugwa ko mu by'ukuri uyu muhungu The Ben yahuye cyangwa se yagiye ahura n'abakobwa abenshi banyuranye, ku buryo rero kuba yarahisemo uyu mukobwa nk'umwe rukumbi mu buzima bwe bagiye kubakana ngo bitatwaye igihe gitoya, ariko kandi ngo ntago byatwaye igihe kinini ku ruhande rw'uyu mukobwa, kuko uyu mukobwa azwiye gutereka amaso ku buryo nawe uri umuhungu akayaguterekera, ntago byagorana gufata icyemezo gitunguranye uwo munota. Ibendera TV tubifurije kuzagira urugo ruhire, ariko twifuriza The Ben na mushuti we gusenga cyane kugira ngo itariki y'ubukwe bwabo izagere ingamba zo kwirinda COVID-19 mu Rwanda zaremeye ko ubukwe buba, kuko kugeza uyu munsi itubabwira
tariki ya 23 Mutarama umwaka w'2021 nta bukwe nta birori byemewe mu Rwanda, ndetse umujyi wa Kigali ubu tuvugana ukaba uri muri gahunda ya guma mu rugo kubera coronavirus mu Rwanda. Ndabashimiye cyane. Nitwa na Iturufu, mugira amahoro mwese.